Haleluya. Nongeye kandi kubashimira bene data abakunzi bacu ba Naweza TV. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Ni karibu mu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turacyafite ishimwe, buri munsi tuba dufite ishimwe. Dufite ishimwe ko Imana yatwongereye undi munsi kandi mu buzima bwacu. Ntabwo twirengagije, nta nubwo twibagiwe yuko hari abari kwa muganga bategura n'umutwe. Hari abarwariye mu mago badafite n'abageza kwa muganga. Hari ababuraye batabasha guhumeka kubera inzara. Hari abameze nabi mu buryo butandukanye. Rero wowe uri amahoro uyu munsi, umeze neza, shima Imana. Nanjye nshima Imana. Reka dushime Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu nzima, Imana nziza, Imana yera, Imana ikiranuka kandi ikomeye. Tugushimiye neza yo ku buzima bwacu, tugushimiye Mwami Imana ko turemeye undi munsi kandi ngo tunezererwemo. Turavuga ngo uhabwe icyubahiro nikuzo, uri mwiza, uradukunda, utwitaho, tubereye maso, imbabazi zawe ni nyinshi ku buzima bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami. Ngewe n'abakunzi ba Naweza TV tuguhaye icyubahiro kuri wo kwizerwa, ukomeje kuturengera, kuturwanira no kudutabara. Dukomeje kubona imbabazi zawe ku buzima bwacu. Uhabwe icyubahiro nikuzo Mwami Imana. Ntabwo twirengagije byinshi byakagombye kuba byaraduhitanye, ariko wakomeje kuba wo kwizerwa ku buzima bwacu. Ntabwo ari gukiranuka, ntabwo ari bwiza bwacu, ahubwo ni urukundo rwawe ku buzima bwacu nirwo rutuma tudashiraho. Cyubahiro ni cyawe Mwami Imana. Tuguhaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo. Ngwino utegeke, ngwino tuyobore, ngwino tuganirize, ngwino twigishe, ngwino unkoreshe Mwami nk'umukozi wawe, ariko wivugane n'imitima y'ubwoko bwawe, kuko niwo ubasha kugera kure mu mitima yabo, ukamenya neza ibyo buri muntu yibwira n'ibyo yifuza. Wabwe icyubahiro rero Mwuka Wera, tuguhaye ikaze kugira ngo abe ari wowe uyobora iyi gahunda. Icyubahiro nikuzo n'ibyo Mwami Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ryiza rigiye kubaka imitima yacu. Ndabyizeye ko Imana igiye kuganira natwe, ko Imana igiye kuganira nawe, nanjye bayabanje kuganira nanjye mu bugingo bwanjye. Nawe rero ugiye kubona ineza y'Imana muri uyu mwanya. Jya witegura, jya utegura umutima wawe kwakira ineza y'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ntugakunde kuba kure y'Imana kuko haba urusaku rwinshi. Yesu ashimwe cyane. Ntugakunde kuba kure y'Imana kuko burya haba urusaku rwinshi, uzasakurizwa na byinshi. Yesu ashimwe cyane. Kure y'Imana haba amaganya n'amarira. Kure y'Imana haba kumva nta cyiza. Kure y'Imana haba mu mwijima. Kure y'Imana haba mu bikomeye byinshi biruhije. Urusaku ni rwinshi. Ibikuganiriza ni byinshi, ibikwereka umuruho wawe ni byinshi, ibikwereka mbega urusaku ni rwinshi. Kure y'Imana haba byinshi bibi, nta cyiza kiba ku muntu uri kure y'Imana. Haleluya. Iyo tuvuga kure y'Imana ni ukuvuga ngo kuba wumva muri wowe nta busabane ufitanye n'Imana, kuba wumva muri wowe utishimiye Imana, kuba wumva muri wowe uri mu maganya no mu marira no kumva wanzwe, nta kizima nta cyiza. Kure y'Imana ikije cyose kiragukanga, uba warabaye igikange. Ikije cyose uti ndapfuye, ukije cyose uti noneho iki ntikinsiga. Umuntu yaguhamagara kuri telefoni noneho hagiye kumbwira iki, ugahora warabaye igikange, warakutse umutima utakiba mu mwanya wawo. Haleluya. Kure y'Imana rero uhora uhamutse, uhorana ubwoba, uhora ukunje isura, uhora wijimye. Mbega iyo uri kure y'Imana wumva udasabanye n'Imana uko bikwiriye, wumva udasoma ijambo ry'Imana uko bikwiriye, udasenga uko bikwiriye, wumva nta ndirimbo ziri mu mutima wawe, wumva nta karirimbo gacuranga mu mutima wawe, wumva nta munezero ufite, urabihiwe, ibintu byose birasharira, nta cyiza ubona, nta cyiza wumva. Uhuye nawe uramuhutaza kubera ubabaye, ufite umushiya mu mutima. Ukuvugishije wese uramusubiza nabi, ukurebye utse uyarareba iki. Mbega urasharira, urabihiwe, urabishye, ibintu byose birabishye, nta kiryo kikuryoheye, nta cyiza naho waba ufite ibya mirenge byinshi, ariko nta cyiza ubona. Kubera iki? Urababaye, urashaririwe. Yesu ashimwe cyane. Niko kuba kure y'Imana bimera. Nta cyiza wabona, nta kizima wabona, nta makuru meza, buri kintu cyose uragitesha agaciro. Ndetse urabona n'abisekera utese ababo baraseka iki, wabona uririmba utese buriya waragira ibiki. Mbega buri kintu cyose ni kibi mu maso yawe. Kubera iki? Uri kure y'Imana. Nta buntu bw'Imana, nta gusabana n'Imana, ntabwo uriho wumva Imana mu buzima bwawe. Urirwanirira, urigeragereza buri kintu,
ntacyo bikubwiye kuba wakora ikibi, ntacyo bikubwiye kuba wabeshyera umuntu, ntacyo bikubwiye kuba wanakwica, ntacyo bikubwiye kuba wanasambana. Mbega iyo uri kure y'Imana ntacyo utakora, kuko ntacyo utinya, nta mutima nama ufite, uriyobora urakora ibyo ushatse. Yesu ashimwe cyane. Dutinye rero bene data kuba kure y'Imana, ahubwo dushakisha uburyo twegera Imana, dushakisha uburyo twaba hafi y'Imana, ukora ibintu byose bikwegereza Imana, kugira ngo ubeho usabanye n'Imana, ubeho ufite ukuyobora, ubeho ufite icyo utinya, ubeho ufite aho wagarukira. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo uri kure y'Imana ntaho wagarukira, buri kintu cyose kirashoboka imbere yawe, wagikora uko ubyumva uko ubishaka. Yesu nashimwe cyane. Bene data duharanire kubaho mu kubaho kw'Imana, haranira buri gihe kujya usabana n'Imana, gira umwanya wo kujya usenga, gira umwanya wo kujya wegera Imana, kugira ngo ubuntu bw'Imana bube mu mutima wawe, kugira ngo Imana ihembure kubaho kwayo mu mutima wawe, wumve ijwi ry'Imana, wumve ijambo ry'Imana, wumve kubaho kw'Imana, wumve unyuzwe no kubaho kw'Imana mu buzima bwawe, wumve Imana iri mu ruhande rwawe guhagije, wumve ibibazo byawe n'imitwaro yawe n'imiruho yawe Uwiteka ari ubyikoreye, kuko niwe ubishobora. Undi se wabyikorera ukabishobora ko byagutura hasi? Haleluya. Wumve yuko Imana ikubereye maso, wumve urukundo rw'Imana, wumve yuko Imana ibishoboye. Iyo rero uri kure y'Imana nta kwizera ugira, uba wumva nta cyiza, uba wumva nta kimana yagukorera, uba wumva yarananiwe, ibyawe yarabinaniwe, abandi yabakoreye, abandi babonye, ariko njyewe ndababaye gusa, ndi mu gahinda, ndi mu marira. Niko umuntu uri kure y'Imana ahora ameze, aba yumva nta cyiza yabona. Yesu ashimwe cyane. Reka rero twige kubaho mu kubaho kw'Imana, twige kubaho mu neza y'Imana, mu mbabazi z'Imana, nibwo tuzajya twumva ubuzima buturyoheye. Ariko iyo uri kure y'Imana uhora ubihiwe, uhora ushaririwe, uhora ubabaye, uhora wiganyira. Yesu ashimwe cyane. Wige kubana n'Imana, jya usoma ijambo ry'Imana rigukomeze, usenge, usubizwemo ibyiringiro, usubizwemo intege mu bugingo, uterane n'abandi, ujye gusenga, ujye mu kiliziya, ujye mu materaniro, uhimbaza Imana, wegere bene data, musengane, muganire, musubizanye intege mu bugingo. Yesu ashimwe cyane. Wumva indirimbo z'Imana zigukomeze, zigukure muri ayo maganya. Uzi ko wumva indirimbo z'Imana zigutera ibyiringiro, wumva hari neza y'Imana mu buzima bwawe, wumva ukomejwe, wumva ushyigikiwe n'Imana. Haleluya. Wige kuba mu kubaho kw'Imana, kuko kure y'Imana nta cyiza kihaba. Hari urusaku, buri kintu kiragusakuriza, buri kintu kiragukanga, buri kintu kigutera ubwoba, buri kintu kiraguhamura. Kuki? Nta nkomezi ziri muri wowe, nta jambo ry'ihumure riri muri wowe. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana rero mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Twabivuze yuko kure y'Imana hari urusaku, hari amaganya, hari amarira, nta cyiza kibayo. Have hunga, egera Imana, jya mu kubaho kw'Imana, sanga Imana, sabana n'Imana, isaba imbaraga, isabe inkomezi, isaba ihumure. Hafi y'Imana niho hari ubuzima bene data. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntukangwe n'ibyo ufite n'ibyo utunze. Niba utabanye n'Imana neza ntacyo biri bukumarire. Niba utabanye neza ayo mafaranga ntacyo yagufasha, ntago yagukemurira ibibazo, ntago yaguhesha amahoro. Yesu ashimwe cyane. Hari ibibazo byakemuka ariko ntago yaguha amahoro. Ushobora kuba urwaye indwara ikomeye, amafaranga yawe ntagire icyo akumarira, ariko iyo uri mu kubaho kw'Imana, iyo usabanye n'Imana, yumva wizeye Imana, iyo wumva uri mu buntu bw'Imana, uba uzi ko Imana ishobora byose. Ibyo udashoboye, by'abaganga badashoboye, by'amafaranga yawe atagushobore, uba uzi ko Imana ibishoboye, koko iri hejuru ya byose. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice 6 guhera ku murongo waho wa 8. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Haleluya. Umugaragu wa Elisa ntabwo yarazi yuko umukozi w'Imana Elisa arinzwe n'Imana, ntabwo yarazi ko hari ingabo zimugose, ntabwo yarazi ko hari batayo ishinzwe kurinda Elisa. Umukozi w'Imana wizera Imana, sabana n'Imana, uba mu kubaho kw'Imana, ugendera mu buntu bw'Imana, wizera Imana, ukorera Imana, wihanze amaso, ntabwo yarabizi. Bene data, iyo tubana n'Imana, iyo tugendana n'Imana, iyo twizera Imana, hari ingabo ziba zishinzwe kuturinda. Hako turi bikomerezwa, erega turakomeye kuko twizeye Imana ikomeye. Haleluya. Ntabwo rero yarabizi ko uwo bari kumwe akomeye. Iyo uri kumwe n'Imana uba ukomeye, kuko uba uri kumwe n'umugabo ukomeye, umugaba w'ingabo, umwami w'abami. Rero nawe uba ukomeye, uba ufite batayo zishinzwe kurinda umutekano wawe. Haleluya. Imana ibikubereye maso. Ntabwo rero uyu mugaragu wa Elisa yarabizi. Elisa yari umukozi w'Imana, ukunzwe n'Imana,
uhawe agaciro n'Imana. Imana rero yari yarashyize uburinzi kuri we, nta kibasha kumukoraho. Erega impamvu udapfa si uko ibiguhiga bidahari, hoya nuko hari uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe, nuko hari igitinyiro cy'Imana, nuko hari urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Guhera ku murongo waho wa 8, muri iyo minsi umwami w'i Siriya yarwanaga n'Abisirayeli, maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati, wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira. Nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'i Siriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisirayeli? Mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanyije n'umwami w'Abisirayeli? Ko twebwe Abasiriya imigambi yose ducura, ibyo dupfundikanya, ibyo dupanga, uburyo dupanga kubatera, ibyo tugambiriye, tuzanyura aha tubaterera, aha tubafatira, aha tubice, iyo tubivuze mu nama ko Abisirayeli bahita babimenya. Ntabwo mwambwira umuntu wo mu ngabo zacu wifatanije n'Abisirayeli? Ni gute bamenya imigambi yacu? Ni gute dupanga ibintu ejo bakabimenya? Bigenda bite? Aho nta muntu uri muri twebwe utwihishemo ubabwira imigambi yacu. Yesu ashimwe cyane. Ako hakundi Satani n'ingabo ze bacura imigambi yo kukugirira nabi, Imana ikakuburira, ntunyuraha, ntukore ibi, ntuvugane n'uyu runaka, umwirinde, si mwiza kuri wowe. Yesu ashimwe cyane. Rega Imana yacu iravuga, Imana iratuburira, ntunyure hano, runaka umugendere kure kuko ntabwo akwifuriza ibyiza. Imana ni umukozi w'umuhanga. Iyo ubana n'Imana iyobora ubuzima bwawe. Iyo ubana n'Imana iba umujyanama. Haleluya. Iyo ubana n'Imana iguhishurira ibihishwe. Imana iravuga bene data, kumva ijwi ryo mu mutima rikubuza gukora ikintu wari ugiye gukora. Ukumva Imana ikoresheje umuntu arakubwiye ati, ndaza kugusura umwanya uyu cyangwa ndaza dukora ikintu iki umwanya uyu, wewe hari ikindi wari ugambiriye gukora muri uwo mwanya. Nuba amaso ukamenya gukora kw'Imana, uzamenya umugambi w'Imana. Ahari aho Imana iragira ngo wo kujya muri urwo rugendo udahuriramwo n'ibibazo. Niyo mpamvu igutunguje abashyitsi wari ugiye kugenda. Rimwe na rimwe tugacyaha tukavuga ngo ni Satani, ariko reka nkubwire, buriya n'ujya ugenzura gukora kw'Imana uzajya ubona umugambi w'Imana muri buri kintu. Yesu ashimwe cyane. Ukaba hari umuntu wari ufite w'inshuti yawe, w'inkoramutima yawe, wabwiraga ibintu byose, waganiraga nawe, wari warameneye umutima wawe, mbega wumvaga muri agati gakubiranyije nk'uko Dawidi na Yonatani bari bameze. Ukumva mbese niwe guhumeka kwawe, ukabona Imana irakupye umubano wawe nawe, cyangwa hakaza ibintu, hakaza kubana nabi, hakaza amagambo, akagira ikintu akora gituma utanezerwa, ukumva umuvuyeho, ukumva uramuzinutswe, ugakupa muri iyo minsi, nta telefoni, nta kuvugana nawe, ukibaza ariko habaye iki? Cyangwa se rimwe na rimwe ukamuhamagara akakwihorera, aho mwashakaga kujyana ibyo mwakoranaga ugasanga ntakiri kumwe nawe, yarahinduye, yagiye mu zindi nshuti. Burya ntukicuze, hari impamvu Imana igutandukanije nawe. Ahari uwo niwe wari kuzakwicisha, ahari uwo niwe wari kuzakwica. Ntukagire icyo wicuza mu buzima bwawe. Burya ikikubaho cyose gifite impamvu y'Imana. Haleluya. Imana iratuyobora, iyo tuyihaye ubuzima bwacu iratuyobora, ikatubera umujyanama. Wajya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, yavuze ngo nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, ngo muzumva ijwi ribaturutse inyuma ribabwira ngo iyi niyo nzira, riturutse mu bitugu ikubwira ngo iyi niyo nzira, nyura hano. Haleluya. Hari igihe uzabyumva abantu batanga ubuhamya, nari ngiye kurira imodoka iva Ngororero izi Kigali, imodoka ngiye nsanga yansize yuzuye, yagiye, ndakererwa. Umumotari warunjyanye muri gare ntiyihuta, ndakererwa, duhura na ambutiyaje. Ukaza kumva ngo ya modoka yakoze impanuka, hapfuyemo abantu bangahe. Burya ni Imana yashyizeho impamvu ituma utagendana n'iyo modoka. Yesu ashimwe cyane. Ni Imana yashyizeho impamvu ituma utari bugende muri iyo modoka, kuko iracyagufitiye imigambi. Hari ibyo ukigombye gukora, iracyagukeneye. Yesu nashimwe cyane. Bakakwirukana ku kazi, wakoraga akazi keza, ufite salary nziza, ubuzima bwari bumeze neza, ukagira gucya mu mwanya ukabona akazi karahagaze. Ukababara kukibanyirukanye, kukibigenze gutya cyangwa kucya akazi gahagaze, ukababara agahinda kakakwica.
wazajya kugenzura ugasanga basigaye muri ka kazi cyangwa umuntu waje mu mwanya wawe wagusimbuye yahuye n'intambara, yarafunzwe, yaragambaniwe, yakorewe ibibi. Niyo mpamvu Imana yagukuyemo mbere. Nta kintu na kimwe Imana ikora nta mpamvu. Iyo uri mu kubaho kw'Imana, iyo ugendana n'Imana, buri kintu ikora mu buzima bwawe kiba gifite impamvu. Haleluya. Uyu mwami rero w'Abasiriya aribaza ati mbese ntimwambwira umuntu wifatanije n'Abisirayeli kuki tuvuga ibintu tukagambana tugategura imigambi yacu aho tuzabatera nuko tuzabigenza bakabimenya bigenda biti. Yesu ashimwe cyane. Naho Imana irababurira ikoresheje umukozi w'Imana Elisa. Bakagambana bagapanga bati tuzabaterera ha tuzakora gutya. Imana ikazi gasanga umukozi w'Imana Elisa ikamubwira iti dore abanzi banyu babategeye aha ngaha, bavuganye mu nama ko ejo bazanyura, rero mwirinde. Umukozi w'Imana Elisa nawe agahita aburira umwami w'Abisirayeli akabwira ati babanzi bawe, babanzi b'igihugu cyacu, babanzi bacu, dore ejo bagambiriye kuba bari hano, dore bazaduterera, dore intwaro zabo zimeze gutya. Muri ubwo buryo Abisirayeli bakagenda bakira. Buri munsi abanzi babategera aha bakababura, abategera muri inzira bagasanga banyuze muri iyi, babatega mu ijoro bagasanga iryo joro ntabwo bahari. Mbega Imana ikabakiza si rimwe si kabiri, nk'uko nawe Imana yagukijije si rimwe si kabiri, ihindura iburizamo imigambi y'abanzi, iburizamo imigambi y'inshakura. Si kenshi si Imana yagukijije ikakuburira, ikakurwanira, ikakurengera. Iyo rero turi mu kubaho kw'Imana, iyo tubanye n'Imana neza, iratuburira, iraturengera. Uyu mwami rero w'Abasiriya ntabwo yarazi ko hari umukozi w'Imana witwa Elisa. Ega turi ijisho ry'Imana. Iyo tubana n'abantu tuba dukwiye kubabera umugisha. Iyo ubana n'Imana neza, ikiza abo muri kumwe, irabarengera, ikiza urugo rwawe kubera wowe ubabera umucyo. Reka rero tujye tubana n'Imana kugira ngo abo tubana nabo, abo dukorana nabo, abo duturanye nabo, abo tuvukana nabo batubonereho umugisha. Haleluya. Rero Abisirayeli bakiraga si rimwe si kabiri kubera Elisa. Yesu nashimwe cyane. Twari tugeze ku murongo wa 12. Umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Yesu ashimwe cyane. Arababwira ati nimugende mumurebe aho ari, ntuma bo kumufata. Umwami w'Abasiriya abwira abagaragu bati nimugende murebe aho Elisa utuma imigambi yacu ipfa ari ntuma bo kumufata, tumugirire nabi kuko aradutambamiye, aratubangamiye, abaye inkomyi ku migambi yacu. Yesu ashimwe. Baramubwira bati ari Dotani. Ahera ko yohereza y'amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira sebuja ati biracitse databuja, turagira dute? Umugaragu wa Elisa abibonye aravuga ati karabaye, turashize, biracitse, baratwica, nta kubaho, ntaho tubacikira. Amagara angana gutya, n'amafarashi angana gutya, ingabo zingana gutya, bagose uyu mudugudu, baratwishe, baraturangiza. Uyu muntu w'Imana yarambeshye, dore ngiye gupfana nawe, yanshutse ko ari umukozi w'Imana, none dore agiye gupfa. Kwa kundi wirirwa witotomba, kwa kundi wirirwa wiganyira, uyu mukozi w'Imana yarambeshye. Kubera iki? Byagenze gutya. Afite imigambi ye, hari ibyo ashaka, arashaka indamu, arashaka inyungu, yaratubeshye. Nshuti yanjye, gabanya guca imanza, gabanya amagambo, ejo utazishyiraho urubanza rw'Imana. Umuntu w'Imana afite icyo yavuganye n'Imana, kandi niba yaranayobye, niba nanibeshya, ibyo azabyibarizwa. Giye kukubaho ariko kuki ushaka urubanza? Waretse Imana ikazivuganira nawe. Ko umuntu wese azabazwa ibyo yakoze. Ninde wagushinze kumucamanza ari kubundi? Reka umukozi w'Imana akora uko Imana yamubwiye. Ese avugana n'Imana wari uhari? Wowe ushinzwe guca imanza. Guca imanza nibyo Uwiteka. Mujye murekeraho guca imanza, tujye turekeraho guca imanza, tujye tureka Imana ikora uko ishaka. Kandi niba hari uwayobye tubyihorere, Imana izivuganira nawe. Kubera yuko Imana, umuntu yakwishushanya imbere y'abantu ariko ntabwo yakwishushanya imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ako karagaciyeho, ariko ndabizi ko hari abo kari kagambiriye guhugura. Ndabizi ko hari ab'Imana ivuganye nabo. Wowe wacaga imanza, wowe wari uri mu ntebe y'imanza, ninde wakwicaje muri iyo ntebe? Waretse Imana igakora uko ishaka. Niba hari uwayobye, uwo mukozi w'Imana niba ubona yarayobye, muve inyuma. Ubwo ndavugana n'abantu birirwa baca imanza z'abakozi b'Imana.
ese uriya we n'umutekamutwe yaretse ibi ari muri byihorere. Iyo ni kazi ya Mungu. Ibyo Imana izabyikorera. Niba yarayobye azibarizwa. Buri muntu tujya tuvuga ngo buri muntu azimurikiriye imirimo y'Imana. Azimurikira imirimo y'imbere y'Imana. Buri muntu azibarizwa ibyo byihorera birekera Imana. Haleluya. Ayo mugaragu wa Elisa nawe aratangira ati umukozi w'Imana yarambeke niko mbitekereza ariko ko yaravuze ati biracitse databuja turapfuye hacu hararangiye arahahamuka. Yibagirwa Imana yagiye abona mu mugaragu w'Imana, yibagirwa ibyo yagiye abona Imana ikora. Arahamuka kwa kundi natwe duhamuka. Haleluya. Aramusubiza ati umugaragu w'Imana Elisa umukozi w'Imana umuhanuzi aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Haleluya. Burya hari amagare n'amafarashi by'umuriro bitugose abakozi b'Imana, bitugose twebwe abubaha Imana, bitugose twebwe abizera Imana. Hari uburinzi buri kuri twebwe. Impamvu utapfuye suko wirinze cyane, ahubwo Imana irakurinze kubereye maso. Impamvu za ntambara zitakwishe samayeri yawe subwenge bwawe nuko Imana yakubereye maso. Ngo arebye abona amagare n'amafarashi byikubye bya bindi inshuro nyinshi bigose uwo mudugudu, bigose umukozi w'Imana. Ariko yabibonye ari uko Imana imuhumuye amaso. Koko Elisa yarambwiye ati witinya abo turi kumwe baruta cyane abari kumwe nabo. Arangije aramusengera ati ndabizi igituma atabibona nuko ari impumyi. Hari byinshi tutabona koko duhumye. Cyama Imana ikaguhumura ukabasha kubona imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Icyama Imana ikaguhumura ukabasha kubona urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Icyo uzize suko Imana idakora, uzize ubuhumyi. Tuzize ubuhumyi bene da. Dusenga Imana tubashe kubona ineza y'Imana ku buzima bwacu. Tubashe kubona urukundo rw'Imana, tubashe kubona ibyo Imana igambiriye kutugirira. Erega ibyo Imana igambiriye kutugirira ni byiza, ntago ari bibi. Haleluya. Noneho Elisa arasenga ati Imana ndakwinginze muhumura amaso abashe kubona ineza yayo ku buzima bwacu. Amuhumuye amaso, Imana imuhumura amaso abona izo ngabo zibagose. Aravuga ati burya nuko bimeze, turarinzwe nuko bimeze, turakomeye kuko twizeye Imana ikomeye. Burinzi bw'Imana buturiho. Ongera wizere Imana, ongera ukomerere mu Mana irakurinze. Ibyo biguhagurukiye ntibizakumira ntibizagushobora kubera ko kuko kw'Imana kurakurinze. Jisho ry'Imana rikuriho ntabwo izakureka. Haleluya. Ariko birasaba kusaba Imana ikaguhumura, birasaba kusaba Imana ikakugenderera, ikaguha kumenya no gusobanukirwa no guhishurirwa. Nibwo uzamenya ineza y'Imana, nibwo uzamenya ko Imana ikubereye maso. Erega Imana iragukunda uruwagaciro, yaguciye ngo nk'ukimanzi mu biganza byayo. Uzi ko turi ubwoko butavogerwa, turabana bisumba byose, turi bikomerezwa, turi bikomangoma. Haleluya. Turakomeye. Nugenda ujye wumva ukomeye ariko byumva ko Imana ikubereye maso, byumva ko uruwagaciro, uri ntavogerwa. Erega Imana iraturwanira kandi iradufuhira. Niyo mpamvu uzagenda usanga hari abantu bagiye bahura n'intambara kubera wowe. Jya wibuka bamwe baguhagurukiraga ariko bamwe bakurwanyaga. Ibuka wa mushefu wakurwanyaga se mu kazi. Ntiyirukanywe, ntiyahuye n'intambara, ntiyahuye n'ibyago. Imana iradufuhira. Iyo ugendana n'Imana, iyo uri mu kubaho kw'Imana, iyo wizera Imana, ijisho ry'Imana riba rituriho, iradufuhira. Turashinganye. Stop kujya urwanya abana b'Imana kuko Imana ibibabereye maso. Uzajya usanga abantu bagenda bahura n'ibibazo n'ibihano n'intambara kubwo kurwanya abana b'Imana kuko Imana itubera amaso. Haleluya. Rero nshuti yanjye, rekeraho kwiganyira, rekeraho ubwoba, rekeraho kuvuga biracitse. Iyo utari mu kubaho kw'Imana uba wumva bicitse. Iyo uhumye mu mwuka uba wumva karabaye. Rekeraho kuba kure y'Imana, shaka Imana, egera Imana, soma ijambo ry'Imana. Shyiraho uturirimbo tugukangurira kwegera Imana, tugukangurira kubona ineza y'Imana. Bigukomeze. Uzaba mu kubaho kw'Imana. Uzajya ugenda wumva wibereye mu munyenga. Ibibazo birahari yego, ariko se urabikora w'iki Imana nitakurengera? Ninde se wakubwiye yuko ubishoboye? Ntacyo ushoboye. Uteka atari mu ruhande rwacu, abanzi batumira bunguri. Uriho kubera Imana rero, igakubana na y'amahoro, igakuyegera, igakuyicudika, igakumenya imigambi y'Imana, igakumenya imvugo y'Imana, igakumenya urukundo rw'Imana, igakumenya ubugari bw'Imana, igakumenya ineza y'Imana ku buzima bwawe. Naho kure y'Imana Satani azakumira bunguri. Haleluya. Satani azakumira bunguri kuko uzahora uhahamutse. Uzahora wumva ndapfuye, karabaye, biracitse, iki ejo bundi nandi mu kibazo, none haje niki. None se kira cyejo bundi niwe wakikuyemo, ninge wakikuyemo se?
byose si ukubera ineza y'Imana se. Iga rero kubana n'Imana, ucudika Imana, uyegere. Yaravuze ngo nituyegera ngo nayo izatwegera. Nuyegera izakugirira neza. Uzajya wumva kubaho kwawe, uzajya wumva ihumure, uzajya wumva inkomezi, uzajya wumva gushyigikirwa, uzajya wumva nta terabwoba ry'umwanzi, uzajya wumva ufite amahoro yo mu mutima. Kubera iki? Wizeye Imana niyo soko y'amahoro. Nugera mu ntambara ikubwira iti urugamba si urwawe tuzi. Nugera mu bikomeye ikubwira iti ndukomeye ndi hejuru ya byose. Haleluya. Nugera mu biteye ubwoba ikubwira iti jyewe nteye ubwoba byose. Kuko ndi Imana ikomeye ishobora byose, nta kirogoye imigambi yanjye. Haleluya. Iga rero kubana n'Imana, iga kwegera Imana, iga gusoma ijambo ry'Imana. N'ubuzima n'umutsima w'ubugingo. Ijambo ry'Imana ririmo inkomezi, ririmo ihumure, ririmo ijambo ry'Imana. Iyo urisomye harimo igisubizo cya buri kibazo cyose ufite. Iri jambo ririmo ubuzima bwawe bwose, ubuzima bwawe bwose bubumbiye hano. Ni wiga kurisoma, ukajya urisoma, ukaritekerezaho, ukarishyira mu mutima, ukaryubaha, uzajya ubona ineza y'Imana umunsi ku wundi. Iga gusoma ijambo ry'Imana, iga kumenya imvugo y'Imana, iga kuba mu kubaho kw'Imana, iga kwegera Imana. Jya usenga ariko wegerane n'Imana. Jya usenga uyisabe ihumure, jya usenga uyibwire ibikugoye. Yaravuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose ko nita kuri mwe. Uzayikoreza amaganya yawe utayegera, utayiganirije. Yesu ashimwe cyane. Utaganiriye nayo, jya wiga kwihana. Nugera mu ntege nkeya, mu byaha, mu bicumuro, dore ko turi abana b'abantu, turi abanyantege nkeya, hita wiruka, saba Imana imbabazi, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Iza kugirira neza kugira ngo ubumwe bwawe nayo burusheho kuba bwiza. Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka kugirire neza, ongera gufata ingamba z'uburyo bwo kubana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kure y'Imana nta buzima buhari. Ni mu butayu, ni mu marira, ni mu gahinda, ni mu maganya, ni mu mwijima. Egera Imana, hunga umujinya wa Satani. Umugaragu wa Elisa yaraje ati biracitse databuja, biracitse, baratumira, baratwica, baratugira gute. Iyo uri kure y'Imana nuko buri kintu kibaye biracitse. Ikije karabaye, noneho iki nikinsiga, noneho biragenda gutyo. Ibindi se ni wowe wabikoze. Wakwize kwizera Imana, ugaturiza mu kubaho kw'Imana, ubuzima bwawe ukabwegura Imana ko ari buzanesha. Imana rero ibaha umugisha, kugira neza kw'Imana kubane namwe, Uwiteka akomeze kubarengera no kubashyigikira. Ndagushima Mwami Imana kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe. Ndagushimye kubwira ijambo Uwiteka Imana. Ndabizi ndashidikanya ko hari abantu uvuganye nabo, ndabizi ndashidikanya ko hari umugambi wawe mwiza ku bugingo bw'abana bawe. Urakoze kuvuganye natwe, urakoze kuduhuguriye kukwegera no kukubana no kugucudika. Duha imbaraga Mwami, abana bawe baha imbaraga. Abakunzi ba Naweza TV bashyigikire, ubagirire neza, ubarwanirire kandi ubanesheshereze, bakumenye, bagukomereho kuko uri intwari ku rugamba. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Wowe utarakora subscribe, turagukangurira kuyikora kugira ngo ibiganiro byose, ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro ducishaho bijye bikubera umugisha. Iyi channel yacu ndabizi neza ko yaje mu gihe gikwiriye. Naweza TV yaje mu gihe gikwiriye. Imana izagikugirira neza. Kandi fata ijambo ry'Imana uryoherereza abandi, nawe uzawufatanije nanjye umurimo w'Imana. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Shalom shalom.